السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تعالى في القرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. nyuma yo gushimira Imana ndetse no gusabira muhanimisha yuko yakomeza kubihundagaza ku basozi n'umwana mhazuni mwacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we nabi we n'abasangira ingendo be n'abamukurikiye ndetse n'abazakomeza kurikira inzira ye kugeza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah ko nge namwe kubw'impuhwe n'imbabazi ze dushyira muri abo ngabo inshallah. Bavandimwe b'Islam, nkaba nifuje kugirana kubaha ikiganiro cyangwa se inyigisho zijyanye n'ibintu nk'abemeramana tugomba kurangwa nabyo cyangwa se tugomba kubana nabyo kugira ngo bidushyire kure n'agahinda ndetse bidushyire kure n'umubabaro dushobora guhura nawo hano kuri ino si. Asbabu dhahab al-hamm wal-hazan, ibintu Muslim agomba kuba yakitoza akabana nabyo, akabishyira mu bikorwa mu buzima bwe bwa hano ku isi kugira ngo arwanye umubabaro ndetse n'agahinda hano kuri ino si. Ibyo bintu Islam rero ni byinshi, ariko mu kiganiro cyanjye cy'igice cya mbere cyangwa se part 1 iyi mawdu cyangwa se iyi subject, turabanza tuganire ku bintu bibiri inshallah. Uko Allah azagenda dushoboza tuzagenda tuganira no ku bindi inshallah. min al-asbab dhahab al-hamm wal-hazan Islam, mu bintu bishobora kukurinda umubabaro ndetse n'agahinda bya hano kubuno buzima bwo kuri ino si. Icyambere Islam, al-imanu billahi ta'ala. Al-imanu billahi ta'ala, kwemera Allah tabaraka wa ta'ala, kumva yuko ubuzima bwawe nta wundi wari ukwiye guha agaciro, nta wundi wari ukwiye gushyira imbere mu bikorwa byawe, mu buzima bwawe, buretse Allah tabaraka wa ta'ala. Al-imanu billah, kwemera Allah tabaraka wa ta'ala. Islam, Allah muri Qur'ani n'utubwira ati muri surati Al-Imran, aho ashimangira kino kintu yuko Allah tubwira muri Qur'ani ati: ya ibada a'udhu billahi minash shaitanir rajim wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah ati nimucike intege, nimugira agahinda, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kuko mwebwe muraba agaciro, mufite urwego rwo hejuru niba muri abemera Mana. Allah ati ntabwo uzigera ugira agahinda, ntuzigera ugira umubabaro hano kuri ino si. wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, mu gihe mwe muri abemera Mana, mwebwe muraba agaciro imbere ya Allah tabaraka wa ta'ala. Vuzigo yuko umwemera Mana wa wundi uzashyira imbere Uislam, wa wundi uzagira ishema no kuba ari umuyisilamu, uwo nguwo azabaho kuri ino si afite ubuzima bwiza, ntazigera arangwa n'agahinda. Allah muri Qur'ani muri surati Al-An'am niho tubwira ati: faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam waman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan. Allah ngo uwo ashaka kuyobora, yashrah sadrahu lil-islam, yagura igituza cyagashyira mu Islam. Ndetse Allah nuwo ashaka kuyobya, nuwo Allah ashaka kuyobya amushyira kure y'Islam, cyangwa se igituza cye kirafungana ku buryo naho gihura n'Islam. Allah uwo akunda, uwo yishimiye, uwo ashaka kubaho yishimye mu buzima bwa hano ku isi n'ejo ku munsi w'imperuka, afungura igituza cye agashyira mu Islam.
hakajyamo iman billah, hakajyamo ukwemera Imana, hakajyamo ugutinya Imana. Uwo nguwo ni wubaho ubuzima buzira agahinda, buzira umubabaro hano ku isi ndetse no kwiheba. Ni mpamvu Allah rero yatubwiye ati wala tahinu, nimucika intege, wala tahzanu, nimugira agahinda, wa antumul a'launa in kuntum mu'minun, mwebwe muraba agaciro gakomeye imbere Allah tabaraka wa taala, wa antum in kuntum mu'minin. Igihe niba koko muri abemera Imana Islam, kwemera Imana ndetse no kurangwa n'ibikorwa bishimisha Allah mu buzima bwawe bwa hano kuri ino si, umenye ko naho ushobora kuba wahurira n'iki, nahantu ushobora kuba wahurira n'agahinda cyangwa se n'umubabaro hano kuri ino si. Uhora wishimye kuko ubuzi yuko icyo kubaho cyose ni igeno rya Allah, kandi yuko ijisho rya Allah riguhoraho, kandi uzi yuko ibyo usaba Allah ufite icyizere yuko Allah azabyakira. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Allah ati uzizera Allah, uziringira Allah فهو حسبه, nyagasani wowe wenyine araguhagije. Islam icya kabiri min asbab dhahab alham walhazan, icya kabiri gishobora kuba cyakurinda umubabaro ndetse n'agahinda ndetse no kwiheba kuri ino si, al-amal salih, kurangwa n'ibikorwa byiza. Islam kurangwa n'ibikorwa byiza, ukabaho umwemera Imana, ukora ibikorwa byiza, ukora ibikorwa bishimisha Allah tabaraka wa taala. Allah muri Qur'ani muri surat an-Nahl nugira ati man amila salihan min dhakarin aw untha, ngo uzakora abazakora ibikorwa byiza, haba ari igitsina gabo cyangwa se yaba umuslam cyangwa se umuislamukazi, wa huwa mu'minun, abazakora ibyiza yaba umugabo cyangwa se ari abemera Imana, ari abemera Imana, huwa mu'minun, bakabikora bafite ukwemera, bafite gutinya Allah tabaraka wa taala, falanuhiyannahu hayatan tayyibatan. Allah ati rwose tuzababeshaho, tuzabaha kubaho ubuzima bwiza, tuzababeshaho ubuzima bwiza. falanuhiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kandi tuzabahemba ibihembo byabo kubera ibyiza bakoze. Islam ibi ngibi Islam ni isezerano Allah yasezeranije abemera Imana yuko abazakora ibikorwa byiza bafite ukwemera, bafite gutinya Allah tabaraka wa taala, falanuhiyannahu hayatan tayyiban, Allah ati tuzababeshaho ubuzima bwiza hano ku isi ndetse n'ejo ku munsi wa yawmul qiyamah. Islam turangwe n'ibikorwa byiza, turangwe n'isala, turangwe no kubanira abandi neza, twirinde amashyari, tugire neza mu buzima bwacu, tubanire abaturanyi neza, ugire neza ababyeyi, uhagarika iswala 5 ku munsi, nimba ufite ubushobozi bwo gukora hijja, urangwe n'ibikorwa byiza bishimisha Allah tabaraka wa taala, maze isezerano rya Allah urangwe uhure naryo hano ku isi ndetse n'ejo ku munsi meruka, ari ryo falanuhiyannahu hayatan tayyibatan. Nta kindi tuzabahemba baretse kubabeshaho ubuzima bwiza hano ku isi n'ejo ku munsi meruka. Islam ntazajya uzakubeshya yuko nujya gusari ugahagarika ubucuruzi bwawe wari urimo iminota 5-15 yuko ari byo bizagukenesha hano ku isi. Ntazajya uzakubeshya yuko nufata miliyoni zawe 3 muri mu mamiliyoni ufite utabasha kubara ukajya gukora hijja. Ntazajya uzakubeshya yuko bizagukenesha cyangwa se bizatuma ubaho ubuzima bubi hano kuri ino si. La, ntabwo bishoboka. Islam mu gihe Allah tubwiye ngo falanuhiyannahu hayatan, tuzabesha ubuzima bwiza hano ku isi. Islam ntazajya uzakubeshya, ntazajya uzakubeshya ko nufata imitungo ugatanga sadaka, ugafasha imfubyi, ugafasha abapfakaye. Ntazajya uzakubeshya ko bizagukenesha, ko bizatuma ubaho nabi. La, iryo ntabwo ryo sezerano Allah yaduhaye, iryo ntabwo ryo sezerano yahaye Allah bakora ibikorwa byiza. Allah sezerano yahaye abakora ibikorwa byiza, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, nta kindi tuzabahemba baretse kubaho ubuzima bwiza hano ku isi n'ejo ku munsi w'imperuka. Islam
kandi Allah agakomeza agira ati walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kandi tuzabahemba ibihembo byabo kubera ibyiza bakoze Abisilamu. Ibyiza wakoze hano ku isi ko cyaba kingana cyose, Allah azakiguhera icyiza Abisilamu, Allah azakiguhembera, Allah azakiguhera ibihembo kandi bishimishije Abisilamu. Bavandimwe rero, ibi biri mu bintu bishobora gutuma umuntu abaho atuje ndetse afite n'ibyishimo hano ku isi, bikamurinda umubabaro ndetse n'agahinda ndetse no kwiheba ndetse no guta icyizere kwa Allah tabaraka wa taala. Icyambere twari tubonye ni al-iman billah, kwemera Imana. Icya kabiri al-amal salih, no gukora ibikorwa byiza. Ibi nibyo bintu bibiri nifuje ko twaganiraho uno munsi inshallah, uko Allah azagenda dushoboza mu bindi biganiro inshallah. Mu bice cya kabiri cy'i subject tuzaganira no ku bindi inshallah, ariko uyu munsi tuganire kuri ibintu bibiri, ari byo iman billah, kwemera Imana, wala amal salih, ndetse no gukora ibikorwa byiza. Saba Allah ko yadushyira muri babandi bazagira ibyishimo ndetse bakagira ndetse no kwishima ndetse no kunezerwa, haba hano ku isi ndetse n'ejo ku munsi mperuka. Wa akhir dawana alhamdulillah, wassalamu alaikum wa rahmatullah.